Nongeye ndabasuhuje. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nifuje kubana namwe mu buryo bugiye butandukanye, ibyiza bituruka kuri Nyagasani bikomeze kubabaho. Hirya no hino ku isi nta mahoro ariho. Abatwara mucyo baragira bati amajyambere arihuta vuba nk'umuyaga. Nibyo koko isi, amasi, ibihugu bigiye bitandukanye biraririmba amajyambere uko bukeye nuko bwije. Iterambere turaryishimira. Reka nigarukire gato cyane. Abenshi hano mu rwatubyaye twari tuzi ko 2020 azaba ari umwaka udasanzwe, umwaka w'iterambere mu buryo bugiye butandukanye. Nibyo koko twaranzwe na byinshi bigiye bitandukanye mu mwaka 2020, tutibagiwe n'icyitwa icyorezo cyitwa COVID-19. Iki ni icyorezo kitaje hano mu Rwanda gusa, ahubwo ni icyorezo benshi bavuga ko cyavuye imahanga maze kiza mu rwatubyaye mu buryo budasanzwe. Abanyarwanda cyangwa se abo tuvuga ururimi rumwe barahungabana mu buryo buteye ubwoba, ariko kubera ko bari bafite Imana muri bo, bizeye mu buryo bugiye butandukanye, abandi batangira kuvuga ko COVID-19 cyaba ari ikimenyetso cy'inyamaswa. 666 somo byahishuwe. Ariko se n'ibyari byo koko? Oya. Abandi mu bihugu bigiye bitandukanye batangiraga gushinja ibihugu bimwe na bimwe bati nimwe mu duteje akakaga, nyamara abandi bati ni icyorezo kije kigwiririye isi. Nyamara ku bakristo bo baravuga bati ngo dore ibi nibyo Uwiteka yavuze muri Matayo 24, kandi dore ngibi ibyo Uwiteka yahanuye mu kurimbuka kwa Yerusalemu, ngibi bizaranga ukugaruka kwa Yesu. Ibi ntabwo abenshi mu batari abakristo babyumvaga, ariko uko byagendaga iminsi igenda ihita indi gataha, niko abantu barushaho kugenda bavuga ati dumurebe dore ibyo abadivantiste umunsi wa karindwi bavuze birimo biragenda bisohora. Ariko se ku badivantiste bo byari bimeze bite mu gihe abandi batari abadivantiste umunsi wa karindwi bavugaga ibyo? Bavugaga ko ari ikimenyetso cy'inyamaswa 666, maze abenshi batangira gusubiranamo. Ibi ntabwo nje kubikubutsa neza, ariko ndabizi neza kubizi 100%. Gusa ndi kukunyuramo muri make mu byagiye biranga iyi si guhera muri iyi myaka igera kuri 5 iri kugenda itambuka. Navuga ko ihatse byinshi bidatinze, kandi mu buryo bugiye butandukanye dutangira kumva ngo ishyamba rya Amazon ryahiye. Nyamara ibi byavugishije abatari bake, abahanga mu bya politike ndetse no mu hindagurikire y'ikirere barandika baravuga bavuga ibyo bishakiye. Ariko nyamara ijambo ry'Imana riragira riti nimubona ibyo byose bibaye muzahanga amaso yanyu mu ijuru maze musenge cyane, kuko gutabarwa k'umwami wacu kuzaba kuri hafi. Ndabifuriza kugubwa neza no guhirwa. Muzi biri kubera muri Israel cyangwa se muzi byabereye muri Israel ndetse na Palestina. Ibi byavugishije abatari bake, maze ibihugu bimwe na bimwe byitana ba mwana mu buryo bugiye butandukanye. Ariko ikibabaje nuko abakristo muri byo yose nta nicyo biri kudusigira, cyangwa se nta na gato nyanga k'ibivugwa muri Matayo 24 biri kugenda biduhereza, cyangwa ngo dusigarane mu mitwe yacu no mu mitekerereze yacu mu buryo bugiye butandukanye. Ndakwifuriza gukomeza guhirwa, ariko kandi unasoma usesengura kugira ngo wumve iki ijambo ry'Imana rigenda rivuga ku byo tugenda tubona muri iyi si. Abahanga baragira bati nibyo koko byarahanuwe, ariko se nicyo gihe? Ese nicyo gihe cyo kwizera abahanuzi bavuga ijambo ry'Imana? Ntabwo mbizi niba ari cyo gihe, ariko icyo nzi cyo ijambo ry'Imana ridutegeka ni igihe kingiki cyo kugira ngo dusengeshe umutima wacu iteka, intekerezo zacu, ingingo zacu, uko zitekereza cyangwa se uko zitereshe isengesho ryo kuvuga ngo Mana fasha isi yacu, Mana fasha ibihugu byacu. Mubyibuke neza, Sodomu na Gomora hajya kurimbuka yaranzwe n'ibikorwa bigiye bitandukanye, kwivurubugatanya cyangwa se kutumvikana kw'abatuye Sodomu na Gomora. Ibyo biri mu byaranze Sodomu na Gomora, maze umwe mu bahanuzi b'Imana wari uri mu mujyi w'i Sodomu na Gomora maze abaza Uwiteka Imana ishobora byose ati Mana koko habonekayo aba n'aba wazaharimbura? Undi nawe ati oya ntabwo nazaharimbura. Ariko nuko Uwiteka Imana ishobora byose yarizi neza ko hatagiraga ubonekayo wemeye agakiza cyangwa se wumvira ijambo ry'Imana. Ndacyabasuhuza. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Munyemerere gato cyane ninjire mu gitabo cy'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, by'umwihariko umuririmbyi wanditse amagambo akomeye cyane mu ndirimbo ya 5 mu gitabo cy'itorero ry'Abadivantiste b'umunsi wa 7. Indirimbo yitwa cyangwa se indirimbo yiswe Murinzi we menyesha igihe. Ese nawe hari ibyo uri kubaza?
iyo usomye cyangwa se utekereje neza ubasha kubaza intekerezo zawe ngo zikubwira aho igihe kigeze, maze ukifashisha ingengabihe yawe biri ijambo ry'Imana cyangwa se ibitabo bigiye bitandukanye wizera cyangwa se usoma bigufasha kumenya amakuru y'urugendo. Nta musirikare cyangwa se abahanga mu bya gisirikare bavuga ko uyu musirikare agiye ku rugamba, ateye igihugu cyangwa se agiye ku rugamba ahantu runaka, aba afite mapu cyangwa se aba afite ikarita imwereka buri rugendo rwose ari kugenda agendamo, rumwerekaho igice cy'abanzi kiri cyangwa se rumwerekaho agomba kurasa. Mbese nk'abakristo niki kidutera cyangwa se niyihe mapu dufite y'urugendo itwereka aho tugomba kunyura cyangwa se aho tugomba kugenda, hakagomba kutwigisha aho tugomba kunyura ndetse n'aho tugomba kurasira cyangwa se ibirindiro by'umwanzi aho biri, maze aho tukaharasa dushikamye turi maso kandi dusengesha umwuka iteka. Umukristo ntagasabwa gufata intwaro cyangwa se icyo ari cyo cyose cyamutera kurasa bagenzi be cyangwa se kugira nabi bagenzi be, ahubwo arasabwa gusenga. Mubyibuke neza, reka mbibutse, ubwo abari baje gufata Yesu bari baje kumubamba cyangwa se bari bagiye kubamba Yesu, umwe mu bigishwa ba Yesu babatuye intwaro maze bashingura intwaro yabo mu rwubati, niko guca ugutwi umwe mu basirikare bari baje gufata Yesu, maze Yesu mu kanya gato cyane nk'ako guhumbya mu ijwi rituje cyane ati, Petero, urugamba turwana si urwo umubiri, ahubwo urugamba turwana ni urw'umwuka. Mbese nawe ubashije kumva neza ko urwo turi kurwana atari urw'umubiri, ni urw'umwuka. Ndasengesha umwuka iteka, narwanisha umubiri iteka kugira ngo mbashe gutsinda umwanzi Satani ungerageza mu bibi no mu byago biri kugenda bingeraho, nyamara njyewe ubwanjye ntagizemo uruhare kubw'icyaha n'umugambi wa Satani, maze yifuje kurimbura inyoko muntu. Ariko uyu munsi wa none ndi umutsinzi kuko ndiho naracunguwe. Turacyakomeza tubabwire, ni indirimbo ya 5 imbwira ngo cyangwa se kubwira ngo murinzi we menyesha igihe. Umwanditsi yaranditse ati, murinzi we menyesha igihe, mbese iwacu ni muhero. Ati, ijoro ririjimye cyane ariko buracya, ntukaririgumye ugende, nturorere kwiringira kugeza igihe uzasohora mu munsi uhoraho. Murwanyi we cyo mbwira nawe, ansubiza yitonze ati, intambara igiye gushira, guma ku rugamba, wibabara, ihangane, wireke imirimo yawe kuko tuzabona ibihembo tumaze gutsinda. Ndacyabaza ibyaremwe byose binsubiza bitya biti, iyi si igiye guhanguka hazindi idashira. Ntukarire ibimenyetso byerekana aho tugeze, kandi ibintu byose biritega impanda. Ntabwo ndi umuhanga mu kuririmba, nta jwi ryiza mfite, sindi n'umutoza, sinatojwe kuririmba, ariko yaba mfite ibyo byose byibuza mba nkuririmbeye ukabasha kumva uburyo indirimbo mu majwi ari indirimbo iryoshye. Ariko bisaba gutekereza ku magambo cyane kurenza ubuhanga bw'uwaririmbye cyangwa se ubuhanga bw'amajwi ayiririmba. Ntacyo ndicyo muri ibyo ngibyo, ariko ndi kugusomera aya magambo kugira ngo niba uri umuhanga ubashe kuyashyira mu ijwi ushaka, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo mu minsi imeruka abantu bazishakira inyigisho zihuje n'irari ryabo, bityo bibatere gutsimbarara ku byaha byabo. Imuhira ibu ni bugufi, tunezerwe mu mitima duhumure kuko tuzakira dushyira agahinda. Ntukarire tuzabana, amakuba azabashize, ntago tuzabura amahoro mu rugo rwa data. Ese mbashije kumva amakuru y'urugendo ni ayahe? Mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, paje ya 414, baranditse ngo, Satani agenza uko ashatse uwo ari we wese Uwiteka yakuyeho uburinzi bwe, azihanganira bamwe kandi bahirwe kugira ngo umugambi we ujye mbere. Kandi abateza ibyago, maze abemeze ko Imana ariyo ibateje ako kaga. Igihe yerekana abana b'abantu nk'umuvugizi ukomeye ushobora kubakiza indwara zabo zose, azabateza indwara z'ibyorezo kugeza aho imidugudu n'ibirorero bisigara ari amatongo n'ibidaturwa. N'amaginga ya ari ku murimo we. Satani arateza impanuka n'ibyorezo mu nyanja no mu butaka, umuraba ukaze, imyuzure, inkuba, imiyaga n'ishuheri, kubura epfo na ruguru, ibishyitsi hirya no hino muri isi dutuyemo, kandi mu buryo bwinshi imbaraga ze ziri ku murimo. Barakomeje baratubwira ngo
yararika umwero w'ubutaka maze inzara n'ubwihebe bukurikiraho. Ahumanya umwuka wo mu kirere maze ahantu abantu ibihumbi byinshi bakarimbuka. Ibyo byago kandi bizarushaho kwaduka muri iyi si dutuyemo, kandi ari nako birimbura abatari bake. Kurimbuka kuzaba ku bantu no ku nyamaswa. Isi iri mu cyunamo hindutse amatongo kuko isi yononekaye, ndetse yononekajwe n'abayituye kuko bishe amategeko y'Uhoraho, ntibubahirije amategeko ye, bishe n'isezerano rihoraho yagiranye nabo. Ndabizi neza ko ibi uri kubyumva, n'utari kubyumva ari kubasha kumvisha intekerezo ze neza ko hari ibigiye kubaho, cyangwa se uko amahoro twizezwa n'abatuye isi, cyangwa se amahoro twizezwa n'abanyamadini mu buryo bugiye butandukanye ntayo dufite. Ndabasuhuje, Uwiteka akomeze kubaha umugisha. Reka twigarukira hano mu burasirazuba bwa Kongo. Ntabwo bitandukanye n'ibiri kubera imahanga. Bamwe na bamwe abayobozi mu bihugu bigiye bitandukanye bahagurutse, bavuze ibitari ngombwa, abandi bavuga ibiri ngombwa. Bafite uko babyumva, abandi ntibafite uko babyumva. Abafite imitima ikomeye ndetse n'abafite imitima yoroshye barimo baravuga uko bishakiye, ariko Uwiteka afite umugambi ku bwoko bwe, ndetse afite n'ishyaka rikomeye mu kurinda abana be. Ndabasuhuje. Umunyarwanda yaciye umugani uvuga ngo benshi muri ubu ngubu birukanyira gutokora agatonyanga kari mu jisho rya bagenzi babo, ariko nyamara birengagije umugogo uri mu majisho yabo, cyangwa se uri mu maso yabo. Niko amahanga ameze. Ubu ibihugu by'amahanga byahagurutse hirya no hino ku isi, birimo biraharanira amahoro, nyamara iwabo nta mahoro ariyo. Icy'ingenzi, bene data bavandimwe bakristo bene data, ese umukristo ni byiza gushyushya urugamba no gushyushya intambara? Icyo dusabwa ni ugusengera bene data bari hirya no hino bari mu bihugu by'intambara, biri kubarizwamo intambara. Mwe muri kunyumva muri kano kanya, mureke dusengere abari muri Amerika. Ntabwo ibyahanuwe kuri bo birashira, ntabwo ibyahanuwe ku isi birashira. Ndagira ngo usome mu gitabo cyitwa Ibyaduka byo mu minsi iberuka, maze usome igice cyitwa Imijyi. Ni igitabo cyasomwe n'abatari bake mu minsi ishize, ariko uyu munsi sintekereza neza ko bakigisoma cyangwa se bakizirikana ibyavuzwe muri icyo gitabo. Abenshi bashaka ibihuje n'irari ryabo cyangwa se ibihuje n'igihe barimo, ariko nuko ibyanditswe byera bitwereka neza ko iyi si iri mu marembera. Uko byari bimeze mbere cyangwa se uko byari bimeze kera, siko bikimeze uyu munsi wa none. Ibintu bisa n'ibyahindutse cyane rwose, nta na gatonya dufite ku byo uko byari bimeze mbere, ahubwo isi yabaye indi yindi. Nifuza gusoza, ariko mbere y'uko ngira ubutumwa nagusomera cyangwa se nsorezo nyamukuru nari mfite mu kukubwira iby'aya magambo yose ntondekanyije mu kanya gato cyane, uyumvise cyangwa se utayumvise, ndakubwira ngo mumfashe dusengera abavandimwe bene data bari mu bihugu by'intambara, by'umwihariko muri Afurika yacu, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se muri DRC. Mureke dusengere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Abayobozi Imana yaduhaye bakomeze yokorwa na Mwuka Wera, kandi bakomeze gukoreshwa n'imbaraga ya Mwuka Wera. Uwiteka Imana yacu ikomeze kubabera umuyobozi mukuru. Mureke dusengere kandi abayobozi mu bihugu bigiye bitandukanye bigize iyi si yacu, aho bari mu maofisi yabo bahangana na byinshi mu buryo bugiye butandukanye. Ni igihe cyiza cyo kugira ngo dufate umwanya tubasengere, tuzirikane ububasha Imana yabahaye. Bakristo bene data batuye isi, batuye ibihugu bigiye bitandukanye, nta kindi duhamagarirwa. Ibyanditswe byera biduhamagarira kumvira ndetse no kubaha abatuyobora, ariko kandi tubaragiza Imana tubasengera. Hari imbaraga mfite, hari umwuka mfite, ibyo byose ndasabwa kugira ngo mbisabishe Uwiteka akomeze guha imigisha ibihugu byacu. Nubwo isi itazabura kugerwaho n'ibyago, ariko dukeneye umugisha w'Uwiteka Imana yacu. Abisiraheli ubwo bari mu gihugu cy'ubuhungiro cyangwa se ubwo bari mu bihugu byarimo bibababaza, bakizwaga n'amasengesho. Natwe dukeneye umugisha w'Uwiteka Imana yacu kugira ngo iturwanirire. Ntabwo bigeze batsindwa urugamba na rumwe mu gihe bari bafite Uwiteka Imana yabo mu mitwe yabo no mu bitekerezo byabo.
dukeneye kurenga ibitekerezo byo kwirwanira, ahubwo tugasaba Uwiteka Imana yacu ikabana natwe mu rugamba ndetse no mu ntambara, mu bitekerezo, mu byiza, mu masengesho dusenga kugira ngo abe ariyo ituyobora. Nsoza, muvandimwe wanjye, nifuje kugusomera amagambo ari mu gitabo cya Matayo cyangwa se ari mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, igice cya 24. Turahera ku murongo wa mbere, aho Mwuka Wera ari bwifuze ko ngarukiriza, ndagarukiza aho ngo maze nanjye ngusezere, maze nawe ibyo wumvise ubibike mu ntekerezo zawe kugira ngo bikubere inkomangizo ituma ubasha gushikama mu byo wizeye cyangwa se mu byo wigishijwe n'abapasitoro n'abakozi b'Imana wemera, wizera, uzi neza mu buryo bugiye butandukanye. Ibyerekeye kurimbuka kwa Yerusalemu cyangwa se ibyerekeye kurimbuka kw'i Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu Kristo. Abakristo benshi kuri ubu ngubu twizera ko Yesu azagaruka. Mu buhanga bw'abanditsi, mu buhanga bw'abavuga ijambo ry'Imana, mu buhanga bw'abapasitoro, nta n'uwasoza atakubwiye kuvuga bidatinze tugiye kureka iyi si yacu itubabaza, tugiye kuzava, tugiye kuzata, tugiye kuzareka iyi si ihora idutera kubura abacu twakundaga, gupfusha, kurwaza, gusonza, intambara, amakuba n'ibyorezo bigiye bitandukanye byibasiriye isi. Abahanga muri we cyangwa se abahanga mu by'iyobokamana batubwira neza ko iyi si izarimbuka kandi ko bidatinze tugiye gutaha iwacu mu ijuru aho twasezeraniwe. Ndagusuhuje. Amajyambere arihuta vuba ni indirimbo ya korali Abatwaramucyo. Nitwa Theophile Byukusenge mwene so, musangiye urugendo rwerekeza i Kanani ho mu ijuru. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Matayo 24. Yesu asohoka mu rusengero. Akigenda abigishwa be baramusanga, bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. Arababwira ati, nimureba ibi byose, ndababwira ukuri yuko aha hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa be baza aho ari, bihiririye baramubaza bati, tubwire mwami, ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimeruka ndetse n'icy'isi ni ikihe? Yesu arabasubiza ati ku murongo wa 4, mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni njye Kristo. Bazayobya benshi kandi muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara. Mwirinde mudahagarika imitima, kuko ibyo bitazabura kubaho, ariko kandi imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami. Hazabaho inzara n'ibishitsi hamwe na hamwe, ariko kandi ibyo byose bizaba ari intangiriro ryo kuramukwa. Ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica. Muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye, nibwo benshi bazasubira inyuma. Bazagambanira bangane, n'abahanuzi benshi b'inyuma bazaduka bayobye benshi, maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja, ariko kandi wihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Kandi ubwo ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi hose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ariko kandi ubwo muzabona ikizera kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli gihagaze ahera, ubisoma ibyo abyitondere. Icyo gihe abazaba ari Yudaya bazahungire ku musozi, n'uzaba ari Yesu mu nzu ye kuzamanuka ngo atware ku bintu byo mu nzu ye, n'uzaba ari mu mirima ye kuzasubira imuhira ngo azane umwenda we. Abazaba twite ndetse n'abonsa muri iyo minsi bazabona ishyano. Namwe nuko musengere kugira ngo guhunga kwanyu kutazabaho mu mezi y'imbeho cyangwa se ku isabato, kuko muri iyo minsi hazabaho umubaro mwinshi utarigeze ubaho uhereye ku kuremwa kw'isi ukageza none, kandi ntuzongera kubaho. Iyo minsi yaba itaragabanyijweho ntihajyaga kuzarokoka n'umwe, ariko kandi kubw'intore iyo minsi yagabanyijweho cyangwa se iyo minsi izagabanwaho. 23. Icyo gihe kandi umuntu nababwira ati dore Kristo ari hano, n'undi ati ari hano, ntimuzabyemere, kuko abiyita Kristo ndetse n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye ndetse n'ibitangaza kugira ngo bayobye, babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Dore mbabwiye ibyo bitaraba.
ntacyo mfite nakongera kuri aya magambo ngusomeye mu gitabo cya Matayo 24 ndetse n'amagambo nagusomeye mu gitabo cy'intambara ikomeye paje ya 414. Gusa nababwiye ngo mureke dusengerane, ahubwo ni igihe cyiza cyo gusenga kintarura mu mpagarara. Umwanditsi w'indirimbo niko yavuze. Itwa Theophile Byukusenge. Twibuke gusabirana. Hari indirimbo ivuga ngo tujye dusabira abazimiye, abo bahabiye kure y'Imana. Abo nitwe tugomba kubasabira. Uwiteka Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe beze, ibaha umugisha mu buryo bugiye butandukanye. Uwiteka Mana yacu iturinde kandi rwose idutunganye, itubondereze kuba abera bayo rwose. Iduhindure umuhigo we yishimira, aho guhinduka umuhigo wa Satani. Njubasuhuza wabanye namwe, nitwa Theophile Byukusenge. Dusabirane, dusabe Imana iduha imbaraga. Ibi biri kuba ni ibyahanuwe, ntabwo ari ibyo abantu ubwabo bishakira. Ni ubuhanga n'ubwenge bwa Satani bugamije guhumanya intekerezo za muntu kugira ngo ziyobye umuntu ahuge cyangwa se ase n'urangara gato, maze Satani amwambure ubugingo bwe. Icyo nsabwa no gukomeza kuba hafi y'Imana. Nababwiye ngo abayobozi bacu tubasengere, guhera ku munyesibo kuzamuka kugera ku mukuru w'igihugu. Mureke dusengere inzego z'umutekano, mureke dusabire abayobozi b'amatorero, guhera ku mwanditsi cyangwa se guhera ku muyobozi w'igihane cyangwa se guhera ku mushumba cyangwa se umukuru w'itorero cyangwa se mwarimu, kugeza kurongoye itorero mu gihugu nk'uko Murundi abivuga cyangwa se nk'uko mu rurimi rw'ikirundi babivuga. Ndifuriza umugisha kuri mwebwe. Iri jwi ndi kuvugisha nyamara mutandeba mutananyumva. Ndifuza ko nzari bavugisha mu bwami bwo mu ijuru. Nge nawe ushobora kunyumvise cyangwa se umbonye uyu munsi bwa mbere cyangwa bwa nyuma, ariko ndifuza ko ku munsi wa mbere nanone nazongera kuba ndi kumwe nawe mu bwami bw'ijuru, ndiho cyangwa ntariho. Ngusabiye umugisha ku Mana. Twibike tujya dusabirana uko bukeye uko bwije, dusengerane kugira ngo Imana idukize ibyago n'amakuba bigenda byibasira isi, ibiduhe ahubwo ibiturindemo, kuko nicyo twahamagariwe. Yaranditse ngo simbasabiye kugira ngo bakure mu isi, ahubwo ndasabye kugira ngo barindire muri iyo si y'umubi n'icyaha yanduye. Uwiteka aduhire. Amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.